amateraniro yacu yo kuri iki cyumweru ararangiye. Reka twegere bamwe mu bashyitsi batubwira uko babonye iteraniro ry'uyu munsi. Tuguhaye ikaze hano kuri Harvest nanone, watangira utwibwira. Okay, murakoze. Amazina ni Mukakanda Arodia. So nkunda umurimo w'Imana. Uri umushyitsi hano kuri Harvest. Ese ni inshuro ya mbere uteraniye hano kuri Harvest? N'ubwa mbere. N'ubwa mbere. None kino gitondo cyo kuramya Imana no kwihimbaza wakibonye ute? Kurikije ahandi hantu wagiye uteranira, kurikije ahandi hantu ukuntu ubona amateraniro yaho, ni iki kintu? Tubwire muri make ukuntu wabonye amateraniro yacu. Murakoze. Muri Harvest nabonye Imana, nabonye ukuboko kw'Imana, nabonye ari ibintu byiza, nabonye ari itorero rishimishije ryuzuyemo urukundo. Se tubwire nyirizina nk'akantu wabonye wenda gatandukanye, nyine ikintu wabonye kidutandukanya n'andi matorero wigeze ubona cyangwa n'ahandi hantu wateraniye. Ikintu nabonye mu kubwiriza no gutangira amateraniro, nabonye bitandukanye. Babonye bitandukanye. Ariko se ni umuntu wo muri Harvest wakuraritse, wenda wari uri ahantu runaka wumva inkuru za Harvest uravuga ngo hano nzajyayo mpasengere, ni umuntu w'umushuti wawe mwazanye usanzwe usengera hano, byagenze gute kugira ngo wisange waje guteranira uyu munsi muri Harvest? Ni inshuti yanjye yandaritse, turakorana mu kazi, yarambwiye ati vayo ku cyumweru dufatanye gusenga. Urakunzwe rero, Imana iguha umugisha cyane. Kandi n'ikindi gihe tuguhaye ikaze muri Harvest. Iriya ntebe wari wicayeho ugende wandikeho izina ryawe, turayiguhaye ariko tuzajya tuyikubikira. Urakoze cyane. Murakoze. Tuguhaye ikaze kuri Harvest. Murakoze cyane. Watangira utwibwira wibwira n'abagukurikiye muri aka kanya. Nitwa Marshal Mushake. Nsanzwe ngenda hano kuri Harvest, numva atari ubwa mbere mpageze, ntabwo mu bakwitwa abashyitsi naba ndi umushyitsi, ariko nuko wenda harashize igihe ntaheruka hano, ariko ndashima Imana ko yongeye kunshoboza ikanshoboza kuza guterana namwe. Nari mbakumbuye, nari nkumbuye kugira namwe ibihe byiza byo kubana n'Imana mu materaniro yo ku cyumweru. Imana ishimwe ko yanshoboje. Urakoze Marshal, Imana ibereze umugisha. Amen. Unumvishe ko atari ubwa mbere uteraniye aha ngaha. Ese watubwira muri makeya uko itorero rya Harvest si ubwa mbere ugeze aha ngaha? Yes. Ahubwo ni ukuvuga ngo buriya hari impamvu ituma wongera kugaruka, hari impamvu dukunda ugahora udutekerezaho. Ni iyihe mpamvu yabigutera gutuma wongera kugaruka, yabigutera gukunda itorero rya Harvest? Murakoze. Harvest ubusanzwe namwe ariko murabizi ko mufite ibyiza byinshi, mufite umwihariko wanyu wihariye bitandukanye n'andi matorero cyangwa se n'ahandi hatandukanye hano hanze. Ni hamwe mu hantu ushobora kuba nasengera nkagira ibihe byiza, nkagira ubusabane n'Imana mu buryo budasanzwe. Rero ni ikintu bwanjye kinkurura kikamvana i Kigali, nkiyemeza nya gahunda nkaza ngateranira hano. Ugafata tike yawe ukava i Kigali ukaza bati uyu munsi nditerane n'abakristo bo muri Harvest, kuko muri Harvest nasanze ari itorero rifite umwihariko waryo. Yego. Okay. Marshal. Yes. Ni byiza kandi ni iby'igiciro kuba twongeye guhura nawe, kuba wongeye guterana natwe. None ni igiki ushobora guhereza abakristo badukurikiranye muri aya masaha, bari kutwumva muri aya masaha, cyangwa se n'abandi bifuza guterana natwe? Ni igiki wababwira, ni igiki wabashishikariza ku itorero rya Harvest? Icyambere igituma umuntu ashishikarira kwegera Imana mu nyisho zo gucyumweru cyangwa se no mu yindi minsi, icyambere ubundi ni hantu umuntu aba ashobora kuba yabonera uburyo ari buze kuramya Imana mu buryo bwa nyabwo, cyangwa se ahantu ari buze kongera kugirira guhura n'Imana bundi bushyashya. Kuko hanze aha ngaha dufite byinshi bidukurura, ibintu bigiye bitandukanye, ugasanga umuntu ari mu bihe byiza n'Imana uyu munsi wa none, ariko ejo mu gitondo bitewe n'ubuzima buri hanze aha ngaha ugasanga umuntu asa naho nanone yabaye nk'aho agiye ku ruhande rw'Imana mo gatoya, ibintu nk'ibyo ngibyo bigiye bitandukanye. Rero hano ni ahantu njyewe ubwanjye nabivuze na mbere, ni ahantu mpemburirwa mu buryo bw'umwuka, ni ahantu mbonera guhembuka, ni ahantu ngirira ibihe byiza, gusabana n'Imana, ni ahantu mbonera kuramya Imana mu buryo bumfasha
kabone nubwo nshobora kuba naza hano nkongera nkaba n'andi mezi 3 ntongera guhagaruka, ibyo bihe mba nakuye hano biramfasha biransunika. Yego rero icyo nshobora kuba nabwira abantu abadukurikira impande n'impande cyangwa se abakurikira itorero rya Harvest Bible Church impande n'impande ku isi, ushoboye wese kuba yagera hano azajye ahaza, uw'Imana izajya ishoboza wese umutima ukamwemeza kuza ageza, kuko n'ahantu tugira ibihe byiza mu buryo budasanzwe. Urakoze cyane Marshal, turagushimiye muri aya masaha kandi tugushimiye ibihe byiza tugiranye. Imana iguhereze umugisha mu izina rya Yesu. Nakiri umugisha w'Imana kandi nanyu Imana ibaho umugisha. Amen.